nguhaye ikaze wowe uteze amatwi Overworld TV Rwanda. Ikaze mu muryango mugari wa Overworld TV. Urakaza neza mu isi ya Emirati cyangwa umujyi wa Dubai. Urakaza neza, reka dutembere. Wibutse gukanda subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubasha gusobanukirwa ndetse no kumenya byinshi mu biganiro tugenda tubahereza bibungura ubumenyi ndetse mugatandukana n'ubujiji ubwo ari bwo bwose. Ntabwo waba injiji wamaze gusura iyi channel yacu. Dubai. Ubundi iyo tuvuze Dubai, buri wese ahita atekereza ahantu hagari ndetse hakorerwa ubucuruzi bw'akataraboneka, aho abakire babarizwa. Ni umujyi w'abakire. Uko wabitekereje nibyo, kandi rwose wabitekereje neza. Ariko reka dutembere tumenye iby'uyu mujyi byinshi utari uziho. Emirati y'umujyi wa Dubai, ahangaha haherereye inyubako ndende yitwa Burj Khalifa. Ni inyubako ndende ipima metero 829. Niwo muturirwa wa mbere muremure ku isi. Nubasha gutekereza uburebure bw'iyi nzu, manza utekereze Kigali City Tower niba waratembeye mu mujyi wa Kigali. Hanyuma iriya nyubako ipima metero 90 ubwayo. Kugira ngo wumve uburebure bwa Burj Khalifa yo muri Dubai, biragusaba gufata Kigali City Tower ukayigereka inshuro 9. Wabyumvishe neza, inshuro 9 zose nibwo urabasha kubona Burj Khalifa. Niho hari inyubako ndende uri kubona kuri screen yawe. Dubai kandi irimo imiturirwa miremire irenga 300 kandi ipima metero nazo zirenga 300 mu burebure. Ni umujyi udasanzwe. Ni umujyi buri muntu wese atangarira, kandi ba mukerarugendo ndetse n'abahanzi n'ibyamamare bikomeye niho byifuza kurira amafaranga yabyo. Urakaza neza mu muryango mugari. Iyo tuvuze Emirati, tuba dushatse kuvuga Leta Zunze Ubumwe, cyangwa tukavuga ibihugu byikomatanyije hanyuma bigahuza, ariko buri cyose kigakomeza kwigenga ku giti cyacyo, ariko gifite na byinshi gihuriyeho mu muryango mugari. Hanyuma kiba gifite n'ubundi umurwa mukuru ari wo umwe, hanyuma byose bikawufatanya. Nta gihugu na kimwe wavuga ngo gifite uwo murwa mukuru ari uwacyo cyonyine. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Dubai cyangwa Emirati ifite umurwa mukuru ari wo witwa Abu Dhabi. Wakunze kubyumva. Hanyuma Emirati iyi ngiyi yose, cyangwa se ibihugu byose bikubiye muri Emirati, uyu murwa mukuru wa Abu Dhabi ni wo wonyine. Izi ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibihugu bya mbere bigize iyi Emirati ni ibihugu bigera kuri 7. Harimo icyitwa Dubai, harimo icyitwa Sharjah, harimo icyitwa Fuaiha n'icyitwa Aishwarmani, hari icyitwa Ras Al Khaimah n'icyitwa Umar Kaiwani. Ibi ni byo bihugu bigize Emirati cyangwa se umuryango mugari w'Abarabu. Iyo utembeye kandi muri uyu mujyi wa Dubai, ubona imodoka zihenze ndetse zidasanzwe zikunda kugenderamo n'ibikomerezwa. Ni imodoka zihenze ku buryo buri muntu wese atapfa kuyigondera mu buryo abonye bwose. Harimo iyitwa Aston 177. Iyi ngiyi ifite agaciro ka miliyari 1,400,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ni imodoka ihenze ku buryo utabasha kubyumva. Harimo kandi imodoka yitwa Lamborghini Aventador. Iyi ngiyi ifite agaciro ka miliyari 2,300,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ngiyi kandi ikunda kugenderwamo n'ibikomerezwa ndetse n'abanyenganda, abashoramari bo muri iki gihugu Kigali cya Dubai. Dubai kandi buri mwaka yinjiza miliyoni 421 z'amadolari y'Amerika. Mu 1971 nibwo Dubai yabonye independence, ndetse kandi nibwo yabonye ubwigenge. Muri ndimi z'Ikinyarwanda niko twabivuga. Iyi Dubai kandi ifite umuyobozi wayo ari we witwa Emerisha Zayed. Aherutse gutangaza ko byinshi Dubai yagiye igeraho byaturutse mu bushobozi bw'abanyadubai. Ariko si ibi gusa, kuko Dubai hari abandi nanone yifashishije kugira ngo ibi ngibi ibashe kubigeraho. Ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gusa, ahubwo mu gihe kingana n'amezi 3 Dubai iba yahindutse mu bundi buryo budasanzwe benshi batari bayiziho.
Mu 1985 iki gihe nibwo Dubai yatangaje ko imaze kubaka uruganda rukora indege arizo zitwa Fly Emirates, ukunze kuzibona kenshi. Uru ruganda iki gihe nicyo gihe rwubakiwe. Mu 1999 nibwo Burj Al Arab yubatswe. Iki gihe kandi iyi hoteli yitwa Burj Al Arab nibwo icyo gihe yari imaze kuzamurwa ndetse ari umuturirwa muremure, dore n'uyu munsi ko iri mu miturirwa miremire ituye ahangaha muri Dubai. Ni imwe mu miturirwa ikunze gutangarirwa na benshi kandi igakurura ba mukerarugendo, dore ba mukerarugendo bagera kuri miliyoni 7 ko basura Dubai buri mwaka. Mu bihumbi 2000 cyangwa mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo abanyadubayi batangije umushinga wo kubaka ndetse bakubaka ikarita y'isi hagati mu mazi rwagati. Ahangaha ukuntu byagenze ntago ari ibintu byapfuye kwizana, kubera ko ubuhanga bari bafite ntago bwabemereraga gukora ibitangaza nk'ibyo tubona muri Dubai, ahubwo bifashishije abandi kugira ngo ibi ngibi bimaze kugerwaho. Kuko kugira ngo bubake ibitangaza bimeze gutya ndetse mu myaka yose Dubai yari imaze atari myinshi cyane, byasabye ko bitabaza Abahorandi. Dubai kandi yubatse ibirwa 4, aho buri kirwa cyose kigiye gifite ibimeze nk'amashami. Hanyuma ibyo bimeze nk'amashami byubatseho inzu nyinshi z'imiturirwa ndetse ituyemo abaturage ndetse n'ahakorera leta mu buryo budasanzwe. Iyi kandi ibi bigwa byubatswe n'iyi Dubai ni ibigwa binini cyane biri hejuru y'amazi bireremba, kandi umujyi utoshye nk'uyu nguyu wubatse mu butayu birasa naho bitangaje. Dubai ni ikirwa kandi kirimo inyubako nyinshi zidasanzwe, kirimo ibimera, aho bajya bavuga ko ari Greenland cyangwa ubutaka bw'icyatsi kibisi. Dubai kandi ifite ibigwa 4 yubatse hagati y'amazi. Buri kigwa gifite amashami 17 kandi buri shami ripima kilometero 8. Iri shami niko buri ryose rigenda ryubatseho inzu z'abaturage ndetse n'izikorerwamo na leta. Muri ibi bigwa harimo icyo bita Palme Jumeirah, hari n'iyitwa Jeribelari. Ikigwa cya gatatu cyitwa World Island. Ikigwa cya kane cyitwa Deira, aricyo kigwa kimaze kubakwa vuba ahangaha. Nakubwiye ngo kugira abanyadubayi bashobore ibi ngibi byasabye ko bifashisha Abahorandi kugira ngo babafashe gukamya amazi ahantu hahinduke umusozi. Ibi ngibi ntago ari ugupfa kugerwaho gutyo gusa, kubera ko Abahorandi nibo bari bafite imashini zishobora kwifashishwa bakamya ibi byuzi. Dubai kandi ikize ku byuma ndetse bya bindi byifashishwa bikora nk'abayede, bigenda bizamura ibikoresho ku nyubako hejuru ndetse bikayizamura kandi bikazamura byinshi kurusha ukundi muntu wese yabikora. Imashine zingana gutya 25% z'izi mashine ku isi ziherereye muri Dubai. Kugira ngo ibi ngibi bigerweho, Abahorandi babanje gufata ibikoresho byose bari gukenera hanyuma babishyira ku murongo. Barangije bafata amabuye yapimaga toni 6 kuri buri buye, ibuye rya toni 6. Hanyuma barabanza basuka umucanga hasi munsi mu nyanja, munsi mu mazi. Hanyuma birumvikana ko uyu mucanga wagombaga kuba ushobora gutembanwa n'amazi, ariko kugira ngo ibi byere gukunda, aya mabuye bayageretse hejuru y'umucanga bakagenda bayegeranya ku buryo nta muyaga cyangwa se amazi azashobora kunyeganyeza iri buye rya toni 6 kuko bayapanze neza. Hanyuma abanyadubayi barabirebye bahita babona ko umushinga bafite wo kuzubakwa imiturirwa ingana gutya rwose uzashoboka, bitewe nuko mu gihe gitoya amabuye yari amaze kureguka hejuru y'inyanja kandi ari menshi ashashe.
Ubu ngubu nibwo buryo bifashishije banubaka andi makarita y'isi, aho uhagarara muri Dubai hagati mu nyanja ukaba uhagaze muri Aziya cyangwa muri Ethiopia, cyangwa se ukavuga ko uhagaze mu Burayi, ariko byose ari ikarita y'isi bubatse. Ubundi ushobora kubona neza ikarita ya Dubai n'uburyo yubatse mu myubakire yabyo iri hejuru cyane mu isanzure, kuko abanyadubayi bafite icyogajuru ndetse cy'akataraboneka gihora kigwana n'ibyogajuru by'abanyamerika ndetse n'Ubushinwa, kugira ngo Dubai ikomeze igume ku murongo kandi igenzure ibibera byose muri Dubai. Dubai kandi ntabwo twakwirengagiza ko ifite supermarché nyinshi kandi nini mu buryo budasanzwe. Buri muntu wese ubonye aya masoko arayatangarira. Ahangaha niho harangurirwa buri bintu byose wumva batumye i Dubai, cyangwa ukumva umukire runaka aravuze ngo nzatuma ibintu Dubai. Ni ukubera aya masupermarché cyangwa hantu ugenda mu isoko ugasanga nta mucuruzi n'umwe urimo, hanyuma ugafata ibyo ukeneye warangiza ugasohoka, hanyuma imashini yonyine akaba ariyo ikwishyuza. Kuko kuba aya masupermarché cyangwa supermarket ari manini cyane, biragusaba gutemberamo ukoresheje imodoka kuko afite ibirometero byinshi. Ntabwo wagenda n'amaguru ngo uzarangize aya masoko. Ntabwo twarenza amaso ingoyi cyangwa se ngo tubirenze ingoyi uburyo Dubai ubwayo. Ntabwo twarenza ingoyi ibikorwa Dubai yagiye ikora, nko kuba yarubatse imihanda ya gari ya moshi munsi y'ubutaka, kandi izi gari ya moshi akaba ari za gari ya moshi zitagira abashoferi. Mbega iyi gari ya moshi ikoreshwa n'ikoranabuhanga, iyi ngiyi itwarirwa ku imashini. Izi gari ya moshi kandi kuba zigendera mu butaka ni ukugira ngo hirindwe impanuka zishobora guterwa nazo. Nshimiye wowe wafashe umwanya wawe hanyuma ukadukurikira. Mukomeze mugire ibihe byiza. Bye. Nshimiye wowe wafashe umwanya wawe ukadukurikira. Nge mwari kumwe nitwa Thomas. Umaking sure ko wakoze subscribe.